Twarakijijwe kugira ngo abandi bakizwe, twarababariwe kugira ngo dufashe abandi kubona imbabazi, twarabohowe kugira ngo tubohore abandi, ntabwo twabohowe kugira ngo tube iminyururu iboshye abandi cyangwa tubashore mu nzira zo kubabohesha, ahubwo ibyo byose byabaye kugira ngo amarembo arusheho gufunguka, urumuri muri twe rwande rwaguke rukwire hose, umucyo ube itabaza rimurikira ibirenge byacu, itabaza rimurikira ibirenge byanyu, ribe umurunga ukwiye gukwira ahantu hose. Yego rero turi abantu b'Imana n'Imana ni iyacu. Iki kiganiro niyo mpamvu cyagakwiye kwitwa Imana mu bantu, abantu mu Mana, ariko byose ubwo birimo ni ubugorozi, ni iubaka TV, igitabo cy'ubugingo umurunga bangabo. Yego tumaze iminsi rero tubakorera ku nsanganyamatsiko z'ubumenyamuntu, twababwiye ko ubundi umuntu iyo yimenye aba amenya Imana, uwo ari umugani w'Abakongo. Iyo wimenye uba umenya Imana. Kugira ngo twimenye rero tugomba kwimenyaho ibintu byose, tukimenyaho ububi, tukimenyaho ubwiza, tukamenya imbibi zacu, tukamenya aho tugarukira, tukamenya aho tutarenga, tukamenya aho duhera, tukamenya n'aho twagera. Ni byiza rero ko nabasobanurira ukuntu Imana ari umuntu, ukuntu Imana iri mu muntu, ukuntu n'umuntu ari mu Mana. Ibyo ari ibintu bibiri bidatandukanira, ari umugozi umwe, ari nk'umurunga ushimikiyeho kuri ibyo bintu byose. Uyu munsi rero tugiye gukora ku bantu bashaka kumenya ibanga ry'imbaraga z'imbere mu muntu. Sibyo? Turabakorera imbaraga zigera muri 7 zifite aho zihuriye n'ukuntu umuntu akoze, zituma izo mbaraga ari nk'ubumana buri mu muntu. Izi zituma umuntu arenga ku bisanzwe, agakora ibintu abantu basanzwe batashobora. Abakongwe bavugaga ko izi mbaraga ari nk'amarembo 7 cyangwa amazingira 7, buri rimwe rifunze rikaba rishobora gufungurwa n'ubwenge n'ubutwari bw'umutima. Sibyo? Amazingira 7 y'imbaraga ziri mu muntu, reka nyagusobanurire. Irya mbere, irembo ry'umutima, niryo twakita urukundo n'impuhwe. Rifunga iyo umutima wuzuyemo urwango, ishyari n'inzigo, icyo gihe iryo rembo riba rifunze, rirafunga. Rifungurwa mu gihe umuntu yigishije imbabazi, urukundo n'impuhwe. Batubwiraga ko ngo amategeko y'Imana ngo azingiye ngo mu mategeko 2, ariko bakatubwira ko ngo itegeko ngo rirusha irindi ari urukundo. Ahubwo iryo ni ryo tegeko, ni urukundo. Ikimenyetso, umuntu yumva afite ituze, ashobora kubabarira kandi akumva ubuzima ari Imana. Muri kubyumva hano hantu? Iki ni ikimenyetso cy'uko iyi mbaraga ya mbere y'irembo ry'umutima ifunguye. Wumva ufite ituze, sibyo? Ushobora kubabarira kandi ukumva ubuzima ari Imana. Twagiye kurya kabiri, irembo ry'ubwenge, kumenya cyangwa se n'ukuri. Kumenya ukuri, sibyo? Rifunga iyo umuntu yifungira mu bigirwamana, ibinyoma n'ubujiji. Murabyumva bimwe twavugaga? Rifungurwa iyo umuntu atinyuka gushaka ukuri n'ubumenyi bw'imbere, ataretse kubeshywa n'inyigisho zimuboshye. Ya mana yademirije y'abagenga isi, twarayibabwiye ukuntu inyigisho zabo ziboha abantu bagahorana ubwoba kubera ki? Urubanza, ibihano, gihonomu, ibintu nk'ibyo byose. Ariko urumva rino rembo ry'ubwenge ntago ni ukuri nyine no kumenya. Ikimenyetso rero cy'uko iri rembo rifunguye, kugira amaso abona ibintu mu mpande zose, gusobanukirwa ibintu byihishe. Iyo amaso yawe adasobanukirwa ibintu byihishe, iyo amaso yawe atabona ibintu mu mpande zose, icyo ni ikimenyetso cy'uko iryo rembo rifunguye. Iyo rero uri kuborera mu mpande zose kandi ibintu byihishe nabyo bisobanukirwa, ni ikimenyetso ko irembo ry'ubwenge, kumenya ukuri, ni kwerekana ko riba rifunguye. Irya gatatu, irembo ry'umutima wo kubaho, sibyo? Ukwemera n'ubwoba. Rifunga iyo umuntu agengwa n'ubwoba, guhora atekereza kubura cyangwa gupfa. Urabyumva? Irembo ry'umutima wo kubaho rifungwa n'umuntu ugengwa n'ubwoba, guhora atekereza kubura cyangwa gupfa. Rifungurwa rya rero iyo umuntu yemera ko ubuzima burenze umubiri, ko hari ubuzima bw'umwuka budapfa.
sibyo? Iriya demirije twababwiye, iriya mana y'ikinyoma y'abantu bakoresha ibinyoma, itubwira ko Imana ari umwuka, ariko bayidusobanurira batubwira ko ari umuntu, ko batubwira ko irakara, ubwo urumva bayigize umubiri, batubwira ko ihora, batubwira ko ngo ifite ngo agacuma ngo iririramo ngo kagiye ngo kuzuzura ngo igasuke ku isi, bayigira umuntu nyine. Kandi ubuzima bw'Imana ntibupfa ko ubuzima bw'Imana bukoze mu mwuka. Urumva, iyo Imana isohotse muri ubwo buzima iba yabaye umuntu, ari bo twebwe. Ariko ibyo byose turabihishwa kugira ngo tutagira gute, tudasobanukirwa. Ikimenyetso rero, ikimenyetso cy'uko iri rembo ryawe rifunguye, kuba intwari, kutikanga no kugira icyizere mu byo ukora. Uri kubyumva? Ni ibintu byoroshye cyane. Twagiye ku rya kane, irembo ry'imbaraga z'umubiri, ubuzima ni ukwiyubaka. Urumva, irembo ry'imbaraga z'umubiri cyangwa se ubuzima ni ukwiyubaka. Rifunga iyo umuntu yiyandaritse, yivugurutsa mu businzi, irembo by'umubiri, indengamivururu n'ibyaha by'umubiri. Irembo ry'imbaraga z'umubiri nibwo rifunga. Iyo wiyandaritse ukajya ukishora mu businzi, ubwo nyine n'ibyaha by'umubiri, urumva nibyo bifunga izi mbaraga. Rifungurwa mu kwiyubaka, kwiyubaha, kugenzura ibyifuzo, gukora siporo, kurya ibiryo bituma umubiri umera neza. Ikimenyetso cy'uko izi mbaraga zifunguye rero, ubuzima burambye, imbaraga, gucya no kugirira abandi imbaraga. Ngire ngo muri kubyumva, hano birasobanutse. Twagiye kuri gatanu, irembo ry'ubwitonzi n'umwuka, isengesho n'umwuka w'imbere. Rifunga iyo umuntu yibereye mu rusaku rw'isi, akabura umwanya wo kwicara agatekereza. Urumva, iyo utabona umwanya wo kwicara ngo utekereze, rino rembo ririfunga. Irembo ry'ubwitonzi n'umwuka, isengesho n'umwuka w'imbere. Sibyo? Rifungurwa rya rero mu kwicisha bugufi, isengesho, kwiyumvira no kwiyumvisha amahoro y'imbere. Turabibonye kandi ko aya mahoro y'imbere, kwicisha bugufi, bino byose ko bitashoboka uri mu rusaku rw'isi, ntago byakunda. Ikimenyetso cy'uko iri rembo rifunguye, kuba umuntu agira ibitekerezo bituje, akumva ijwi ryo mu mutima rimuyobora. Sibyo? Ntabwo ari kwa kuyoborwa na demirije, ni ukumva ijwi ryo mu mutima ryo rikuyobora. kandi ubwo nyine kuko uba utuje, uba ufite umwanya wo kuryumvira, ukajya aho rikubwira. Iyo ari habi rirabikubwira, kuko iyo ikintu gituje kibasha kubona mu nguni zose. Twabibonye ku kintu cya mbere, ku mbaraga y'Imana ya mbere. Twagiye kuri gatandatu, irembo ry'ubwenge, irembo ry'ubumwe. Irembo ry'ubumwe, icyo twagiranye no guhuza n'abandi n'isi yose. Sibyo? Irembo ry'ubumwe rero rifunga iyo umuntu yibona wenyine, akigira nyamwigendaho, atita ku bandi. Sibyo? Baravuze ngo iyo ushaka kugera kure ugenda wenyine, iyo ushaka kwirukanka ugenda wenyine, ariko iyo ushaka kugera kure ugendana n'abandi. Iri rembo rero ry'ubumwe batubwiye ko ryifunga iyo umuntu yibona wenyine, akigira nyamwigendaho, atita ku bandi. Rifungurwa gute rero? Mu gufasha abandi, gusangira no kubona ko twese turi igice cy'umubiri umwe. Sibyo? Gufasha abandi, gusangira no kubona ko twese turi igice cy'umubiri umwe, kuko twese ni itaka dukoze, ni umwuka uri mu itaka, nta kindi, ubundi hakaboneka uyu muntu tubona. Ni Imana yagiye mu itaka. Sibyo? Ikimenyetso cy'uko imbaraga ifunguye, kumva ubumwe n'abantu bose n'ibiremwa byose, kutagira umwanzi mu mutima. Urabyumva? Kutagira umwanzi mu mutima. Irembo ry'umucyo, twagiye ku rya karindwi, kwihuza n'Imana y'imbere. Irembo ry'umucyo egari kwihuza n'Imana y'imbere. Rifunga ryari? Iyo umuntu yiyibagije ko Imana iri muri we, akayishakira hanze mu nyubako cyangwa mu mashusho. Urabyumva? Hano niho abantu basenga ibigirwamana batabizi, kuko bashaka Imana yo hanze, Imana izabajyana ngo mu ijuru, ifite Satani, mwumva ibyo yababwiye, izabatwika. Ibyo byose mukabibona mu mashusho. Yesu muramubona hano hose mu nyubako, kandi uriya ni umuromani turamuzi, ni umunyaburayi n'umwongereza, ariko
ntabwo Imana iri mu ishusho, kuko Imana ntabwo ari ishusho, Imana iri mu mwuka, Imana iri muri twe, iri mu mutima, tugendana nayo, igendana natwe, ibyo byose. Noneho rifungurwa rya rero mukumva ko Imana ari isoko y'ubuzima iri imbere muri buri wese, mu kwiyunga n'uwo mucyo, sibyo? Uyu mucyo urumva kwiyunga nawo ni ukumva ko Imana ari ubuzima iri imbere muri buri wese, sibyo? Kikwereka ko iri rembo rifunguye, kumurika nk'urumuri, kugira ubushobozi bwo guhanga, kuvura no gutanga amahoro ku bandi. Ibyo ibintu tubibona mu bagorozi, ariko nabo baba bakiri mu makorosi y'Imana yademirije ko bigishijwe Imana zirenze imwe, ariko babeshywa ko bari kwigisha Imana imwe, ntabwo rero ikorosi bagwamo barizi. Ariko ikigaragara nibura bari mu nzira nziza yo kuba bashyikira Imana iri muri bo, kuko nibura banze urusengero, sibyo? Banze icyo bita amadini, bashaka kujya mu rusengero Imana ishima, n'ubundi nibyo bakora, ariko usanga bajya kuba urusengero, yaba bigishwaga uyu mucyo byose byahita bisobanuka, kuko umuntu amenya ko imbaraga ze zifunguye, atakigaragara nk'umunyantege nke imbere y'ibigeragezo. Icyo ni ikintu cya mbere. Afite amahoro aturuka imbere, atanyeganyezwa n'ibyo hanze. Icyo ni icya kabiri. Ashobora gukunda by'ukuri atagambiriye inyungu. Icyo ni icya gatatu, ni n'ikintu cy'ingenzi, kuko amadini tubona ko yaje kubera gukusa ubwami, inyungu z'amafaranga, ibyo bintu byose. Akora ibintu abandi babona nk'ibitangaza: kwihanganira ibikomere, gutanga ibisubizo bitari bisanzwe. Urabyumva? Ashushanya ubwiza mu maso ye, mu magambo ye, no mu bikorwa bye. Urabyumva? Ibintu byiza cyane. Kino cy'igishoro cyitwaga imbaraga zirindwi z'ubumana ziri mu muntu. Mwumvisemo ibintu byinshi. Reka mbashimire rero, reka ngushimire wowe wakoze subscribe, reka ngushimire wowe ushaka ko umucyo, urumuri rukwira hose, Rwanda rukagera ku isi yose. Ubwo ngubwo mbona no kubabwira nyine, niba wumva bigufasha, niba utanakanze subscribe, niba wumva hano hari icyo wahungukira, uyikande. Niba wumva wishimiye ko byagira undi mugenzi wawe bigeraho, ukoreshe yawe umugezeho buno butumwa, ugashyire kuri Facebook yawe, ukagire kuri Instagram. Murakoze cyane, turi kumwe, Imana ni iyacu, natwe turabayo. Imana iri muri twe, natwe turi muri yo, ihorana natwe, natwe duhorana nayo. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, kandi wowe utagabanyije. N'ubundi Imana ntabwo igitanga umugisha ugabanyije. Murakoze cyane.